ikaze kuri YCTV and banje kwasoza man. Twakwikirije watagwane bamoka yeah. All right, so njyewe akenshi nkunda kwibaza ibintu like bisanzwe nyine tubyo mu buzima busanzwe, hari ukuntu dukunda kugenda twaba turimo turaganira nk'abantu nk'ubu mu kanya twaba turimo turaganira ndakumva numva uravuze uti nuko utazi twebwe kera. Niyo mpamvu tugiye gukora kino kiganiro ntabwo ibyo twari twateguye kera sinone by the way kera sinone kandi nanone si kera byo nasene wase I get it. I get it. Urumva niyo mvugo right. Ukuvuga ngo tugiye kuganira kuri nostalgia kubera icyo abantu bakunda kuvuga ngo iyo biza kuba ari kera nuko utazi twebwe kubera icyo abantu bakunda urumva abantu bakunda hahise cyane kurusha nona cyangwa bumva bashahise cyane ni sinzi uko nabyita bahereza urukundo rw'iki cyane hashize kurusha ibyo bafite none kera byeri yararyohaga yajyaga ikigura igiceri cy'ijana urukundo rwari rwiza yari ikigura igiceri cy'ijana kera urukundo rwari rwiza buriya iyo bavuze kera buriya kera umuntu ahifuza iyo yahabaye sibyo nawe utekereza buriya kera ndahafite buriya kera ndahafite buriya nyuma y'umwaka abari ikintu gihari sibyo n'uwo mwaka karo kandi nshobora kuvuga ngo abantu bari kumbona kuri kamera bwa mbere kera ntabwo yuko nari umuvideo director buriya video yindi muri aho ni kera ariko karo kandi umunyamakuru biterwa kera nyivuka urumva impamvu reka dusobanurire kera katwinjira muri story kera hazamo ibice byinshi njye ndibuka niga mu gatatu primaire gatubyete kera ni muri bibiri na kangahe ariko nakubwira iyo ni story itabakana wiga 2008 ya 2008 mu wa gatatu primaire ari icyo nabyuka kera si kera ari Ankositini yaririmbye ngo kera si kera ubwo kera ni he oya ibyo ari byose kera hiwe ni kera urumva biterwa navuga ngo kera niyo mvura ngo kera biterwa nawo wita kera ni ukuvuga ngo nimba wowe kera 2009 yego wari uri mu wa gatatu yego right so ubwo ni ukuvuga ngo mu wa gatatu wari ufite imyaka 8 10 bibiri niga mu gatatu afite 6 8 oya biterwa sibyuka neza oya byari bisaba uyu mu gatatu byari bise yigaga mu gatatu 2008 tuzi ko umwana atangira imyaka 7 makabiri 8 9 by the way reka dushyire mu 9 yego ni ukuvuga ngo wowe watangiye kugira kera turimo turavuga rero tuti mukanya tuganiriye ibintu numva narimo ndavuga numva urambwira uti ariko kera dore ukuntu twabigenzaga yakubwiye kera 2008 ubwo turi 2000 na kangahe none se izi ikintu byari sibyo karo kaya turi 2025 no kera 2008 ufata imyaka irimo ugiye kuvuga kera ntabwo twirengeje ko ari abasaza kano kanya bafite imyaka 80 yego twebwe reka mbareke tu waze mu iyo turimo turaganira yego hari ukuntu nyine utuma umuntu avuga ati tugiye gukora ibi tugiye gukora bino bintu biratuhije urabona leta n'iki yego imisoro ni iki sibyo yego cyo tuvuze ngo kera ubwo agiye kumva umuntu arakubwiye ngo ngurumva ngo rege ngo natwe kera abendazamo nabaga buriya ikintu kiba gihari ijya huwa kera sibyo kera ntukabogamire nyine ku ruhande rumwe
uzi ko n'umwana w'imyaka 5 aba afite kera ye. oya bro hari kera reka ngire icyo hari gasobanura kera akaba n'ejo bundi reka ngire icyo gasobanura ku kintu kijyanye na kera oya buretse gato kirima mbabarira mbanze mbaze kingira Yego. kera hawe n'iryari Kera ndagusobanuriye mu byiciro bibiri. Ndagusobanura mu byiciro bibiri. Hari kera mu mateka. oya buretse Itonde banza wumve icyo. Hari kera mu mateka. Sibyo? Hakaba na kera ha King Era. sibyo ndashaka kera hawe Kera ha King Era. King Era wenda wavutse mu myaka ya 2000. Sibyo? Tujye mu kuri guhare guhera muri 2000 kuzamura. Bivuze ngo mfite kera hanjye. Mfite inkoni nakwiswe n'ababyeyi natinze kuzana amazi kwiriba. Akozwe ibyo byibagiwe 2003 zibone zabuza ngo 2003 we wavumaga hirya yo mu 2003 2008 we wavumaga hirya mu rugo 2003 bure ajya vuba kera reka tubyemere wenda cyo kuvuga ngo kera ha King Era guhera 2000 wenda vuka kuzamura reka tubanze tumenye no mu bihumbi 2000 yakubiswe mu bihumbi 2003 no muri 90 na kangahe jiba tumenye ko yakubiswe yashobora gufata kaje 2003 bagukubita wowe waravutse 2000 waravutse 2000 wenda n'8 kuzamura wari ufite imyaka ingana bari batangiye ntago nabibarana ngo mbishobore fresh 2008 guhera 2008 wenda tubure wavutse 2002 wari ufite imyaka 2002 waravutse yego 2008 ufite 6 yego wakubiswe wari muzana kajerekani kangahe ninde wari kukubaza rega buriya ese nta bakuru bawe wari ufite ujya kuri bakuru bawe ese wenda ndaza ko yazabana badukurikiye kera nyine haba kera gihe ki ano kuvuga kuno nabyumva kera hanjye sibyo turafata tuwe ngo King Era wenda n'umuntu umaze imyaka 23 ari kuri inosi kera heni sibyo yego nukuramo imyaka 13 tujye ku myaka 10 aho ni kera hanjye bivuze ngo hashize imyaka 10 yego cyangwa se hashize imyaka 8 aho hantu n'uruhari cyaba reka tuvuge reba aha mu myaka 10 sibyo afite imyaka 10 donc nyuma y'imyaka 13 mbere yaho mu gihe cy'imyaka 10 niki wibuka wibuka uzi imyaka yanjye 10 se ntabwo navuga ibintu biri deep ariko ku myaka yanjye 10 icyambere nibuka nabyinaga traditional wabyinaga traditional ku myaka 10 yego na nyuma yaho gato ko ndabyibuka ku myaka 2003 ku myaka yanjye 13 umukuru w'igihugu 2003 ya nari intore uri kumva ikintu turi kuvuga ibyo bintu ngo umva nkubwire CV yanjye nabyiniye serire mbyinira komine ikintu cyo bajyari umva ikintu aho bitandukaniye mbyinira akarere urumva point nashaka ko ibintu muvugaho ikintu nishatse kubabwira ngo wenda icyo nishatse gusa kera ku myaka 10 ni iki ushobora kuba wibuka wavuga ngo ibyo ni ikintu cya mbere nibuka nakoze mu biganza bya Jeannette Kagame yes ku myaka 10 ikintu nibuka ndabyibuka nigaga mu wa 2 primaire natiye umutipe twari inshuti inkweto zagoye ku myaka 10 yiga mu wa 2 mbyibuka neza biterwa oya buriya ubyibuke maternelle muratanga film yanjye ubu ikintu gihari ni 10 na hagati aho njye mvuze ku myaka kajya ku myaka mvuze ku mwaka nigagaho ku myaka 10 cyangwa ku myaka 10 nigaga mu wa
kane wari nko mu wa kane nigaga mu wa kane ku myaka 10 nigaga mu wa kane ahubwo ahubwo yego mu wa kane ahubwo ni story naringiyeho y'amateka nshobora kuba nibuka muri icyo gihe sibyo ndabyuka ari umutipe twari inshuti bamwitaga Eric gusa ntabwo yabyibuka wenda nakibonye iki kiganiro namuti urabizi muri kiragiye itonde muri yarakiri umutipe yari umupeti dore kinashaka ko abana b'iyi minsi barimo barangiza yari umupeti hari ibintu mutubeshya mukatubwira ngo urumva ngo kera hanjye bro oya bura kera bro kera yego kera icyo gihe twege icyo gihe wari uvuze nk'imyaka ahubwo kera wavuga si kera oya kera mvuga natarukanye na bintu bibiri kera ni kera iyo kera natarukanye na bintu bibiri hari kera mu mateka hakaba na kera yego nase ubu nakwibagirwa yuko nasore nababwiye ari umutipe witwa Eric urabizi haragezeho ndikubwa kera haragezweho kuba abana bajya ku ishuri bambaye inkweto za godiyo urumva ndabyuka nawutiye godiyo ndibuzijyane ku ishuri kuko kari agatwika icyo gihe iyo cyenda gambaye godiyo n'isogisi rigera mu mavi woga watwitse pe mu rugo wambaye godiyo yego niyo amasogisi agera mu mavi urumva ndabyibuka ikintu cyabayeho ni iki naragiye nambaye izo godiyo nambaye n'amasogisi maremare ngeze ku ishuri nari nize ikigoroba urabizi ku mugoroba twajyaga igihe wenda uvuga ngo musohoke mu mashuri dukora amasuku icyo gihe noneho mwebwe barabasohoraga buretse gato mwebwe barabasohoraga hakagira abantu bakora amasuku eto dukomeze mubwire twige kera yego at the same time ku myaka nk'iyo ngiyo nyine yego twebwe twabaga tugomba kuba dufite utubido cyangwa amacupa twavanye mu rugo n'imyeyo yego n'iki tujyana ku ishuri yego kugira ngo amasaha y'isuku habaga hari igihande kiri gukora class yes nibyo navugaga aho ni kera hawe nanjye ni kera hanjye utonde n'abacu twabaga twicaye pipitire icyo mwita pipitire icyo mwise pipitire ubu wese yabyitwa desk oya pipitire amatafari ukaboha agasambu uzicara kugira ngo ukubure mu ishuri icyo twitaga kwerekana twajyaga kwerekana abakobwa twerekanaga mu gihe cya examen mu gihe cya examen kukubwira abakobwa bajyaga guca imyeyo bazerekana ku ishuri abahungu bajyaga guca imyeyo bazerekana mu ishuri bazerekana ku kigo abakobwa bajyaga guca imyeyo bazerekana yabaga ari n'abahungu baraga ari ibyaganje abahungu bajyaga guca imyeyo bazerekana ku ishuri ari abakobwa nta mungu wacaga imyeyo mbese umuhungu aca imyeyo ntabwo yahita n'ubundi nta muhungu waca imyeyo mbese umuhungu aca imyeyo azerekana ku ishuri umuhungu agaca imyeyo muri senderi imyeyo bacaga ndi kubura nyine inshinge urazizi we azi ya myeyo bagurisha ku isoko yego imyobo inshinge icyatsi bita inshinge iyo cyakuraga kikarenga cyazanaga akantu k'akarabo ukagaca yego babaga bazi no gututira bakataka umweyo noneho abahungu ariko n'abakobwa gusa bayicaga abakobwa ku ishuri bajyanaga imyeyo bagaca imyeyo bakajyana ku ishuri ahubwo mu mazi abahungu bacaga iki twacaga ibirere yo kuzereka imyeyo tukikorera umuba w'ibirere ikawa mbese ikigo kidafite ikawa nta kigo cyabura mbese izo kawa zajyagaye ikawa zasaruwe cyangwa izo zasaruye zabaga ari umutungo w'ikigo bakaguha amanota kubera ko wakoze puratike wazanye umuba munini bivuze ngo ntabwo mwigaga w'ibishangara yahabwaga amanota bivuze ngo kwiga mate n'ibindi byari hasi amanota abanaga mu guhinga kubyo yavugaga ngo byo kujya kuvoma
wowe ubishyize muri examen mu gihe cyo gutanga amanota kuko uyu nguyu yavuze ati yavuze ati iyo twajyaga ku ishuri uri kumva noneho at a certain point bigasaba yuko mu gihe runaka hari ubisuku muri classe kuko iyo classe tuvugisha ukuri twese twakoraga isuku icyumweru kirangiye icyo ndacyabasobanurira icyumweru kirangiye sibyo twese twarabikoraga twebwe njye nababwiye twebwe byasabaga yuko tuvana amazi mu ibyo niko twabigenzaga wowe mwebwe kandi hari harimo ngera kubwiye nafashe story urumva gusohoka hakorwaga isuku y'abantu runaka bagizweho ariko no story yanjye sinayirangije icyo gihe nayo ndi muri groupe igiye kuba yakora isuku za godiyo nzikura muri rosasi godiyo uzikuye kugira ngo ninjire kuri sima nyine nkorope ameze fresh ambaye inkweto wize muri sima itonde icyo gihe twari tugeze nibwo twari turi muri navuga ngo mu gihugu no kirimo kirazana ibintu byiza twishimiye yego none ikintu cyaje kuba umva ikintu cyaje kuba narasohotse maze gukora isuku za godiyo ndazibura mbona ya masogisi maremare ari hanze gusa ikintu cyabaye nasanze kapo wigaga mu wa 4 wazimije yazifasha arazicyura natashe n'amasogisi yego ubwo urabona kera hanjye kuko ntabwo byambaho arizo godiyo bazigurira yego wegera ashaka kumenya wakoze iki nyuma nambaye usohotse usanga yego warasohotse usanga godiyo ziragiye urumva nari umwana w'umunyamujyi kwambara ibirenge byaranjenaga nafashe amasogisi ndayambara naho uko ndi kurira ako mutipe kuva narangiza ishuri n'uri tunahuye sinamusuhuza ntabwo bamwibagiwe yaratwaye godiyo urumva ikintu nanjye mfite umutipe exactly wenda twize muri era zitandukanye ariko wenda zihererekanya nanjye ndibuka twigeze kugera muri era z'abagatete donc igihe Amavubi yararyoshye na za Rayon Sport na za APR zijya hanze zigatsinda twari turyoshye twakundaga cyane kwambara mpuza twakundaga kwambara jesi cyane dukunda kugura amagodiyo ndibuka ko nafite amafaranga 700 na filime ya mbere nanditse yitwa 700 wari wayasubije harakona abana kera bajyaga ku gitenge cy'ababyeyi urabona ko bazingiraho amafaranga uza amafaranga ya mbere n'ibye ibiceri 3 by'icumi yari amafaranga 50 cyanize 2 nyaguramo karashara njya kugura amacunga icyo cyaguraga igiti cy'amacunga yose inkumi zo muri quartier n'abanyonzi icyo gihe umuntu waruzi oya ntabwo bari abakobwa bakuruta ku cyaro no bitaga aka kanya nibwo namenye ko ari inkumi uri kumva ariko reka mbatere story yuko ikintu cya mbere ntazibagirwa narimo ndababwira story uko narokarashije uretse manze ndangiza story yanjye manze irangize magana arindwi iyo ngiyo ni ejo reka setisa ya godorate mutipe umucije ejo bundi twahuriye mu kabari ejo bundi muri ntuza ejo bundi tujya mu mido namusanzemo mwana ukumva namusanzemo tuganye muri primaire mutipe yaraje arambwira ati je mfite godiyo okay nazigura bro nakundaga football byatari ku buryo twajyaga no kwicara hariya kuri nuza kwa bagatete tukabahereza imipira n'iki yego vuga kanyamayayi wari kanyamayayi kanyamayayi babaga ari babantu batwara amajezi bagenda babyikoreye banatoragura twashakaga kuba aba boys ibyo ni ururimi rw'iyi minsi yego ubundi abantu batoraguraga imipira yego ba kanyamayayi bari abantu
tugendana wowe wari iki banatwaza wowe wari iki twige twari agiye abana kwita bo ngo muri ni ball akademi boy wari iki ball njye boy nari umwana wo muri akademi niba wari iki ball boy ibyo ni urundi rurimi ako ni iby'umunsi yari Jewe umwana n'iby'umuntu. w'umupira ako tujya muri cya gihe muri cya gihe nta zina twe twaga kanyamayayi in fact kiriya gihe nta n'izina twaga dufite kuko kanyamayayi yarahembwaga yabaga nazwi oya twe kanyamayaye twari tuzi kanyamayayi wa reyo uretse mwereke kanyamayaye twari tuzi kanyamayayi wa reyo tuzi kanyamayayi wa aperi tuzi kanyamayayi w'amavubi bose twari tubazi uzi impamvu nari buganire nawe ikintu twabaga dufite uzi impamvu nari buganire nawe ingero mutanga twe twakiniye akagari na serire mani na komine we rero nawe twakiniye nawe ni mu serire kindi cyiciro na komine nuzane bya reyo rero njye nari iz'abasitari nk'uko tubona nese reyo icyo gihe cya komine Uretse ntabwo mu reyo yari bwire. ihari like nk'uko tubona Messi Bari mu kindi na cyiciro. Ronaldinho twe twabaga dufite abantu bitwa barambere bakinira komine icyo gihe umenya leta itarabagaho Mbese ufite imyaka ese ubwo ufite imyaka ingahe ntabwo ngana nawe oya imyaka iyo ari yose ufite wowe ntabwo imyaka yose ufite urumva igihe reyo niyo muri 50 uribuka igihe reyo itarabaho reyo yashinzwe 64 biterwa na karitsiye uvukamo wowe ariko ntabwo waba imyaka uvuka ingahe ku buryo wowe waba uvuga ngo ntabwo waba waravukagaho navutse muri 90 na kangahe ngo umenyereye ni iki wanavutse 9 na kangahe oya ntabwo waba njye mvuka 9 na kangahe ntabwo ndi generasiyo ya nyuma uri 8 na kangahe afazaru okay ugerageza nimba ari 8 na kangahe ugenekereza nimba ari 8 na kangahe reyo sport ndetse nimba uremforo icyo gitarakoraga baraza kutubwira uremforo ntabwo yakoraga muri 80 okay tubare 80 umuntu wavutse muri 80 shampiyona yabaye muri 85 uwo muntu yarazire imyaka 5 reyo yari izwi oya umuntu wavutse 85 umuntu wavutse muri 80 85 shampiyona ntago ayizi yes sibyo muri 90 shampiyona byibuze yo guhera nk'I95 za aperi zitangiye kuza sibyo niba nabangaba nyine wavutse muri 90 azamenya shampiyona ryari wavutse muri 90 niba twebwe nyine niba twege tuzireyo nje nasereka nkubwire nje nakuze muri quartier dukina reyo na aperi